Bahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Nimba ari bwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi byiza ndi kubategurira. Iki kintu mureba imbere hano cyitwa igihaza cyangwa se ukite imyungu bitewe n'aho uturuka, ariko ndababwiza ukuri kigira ji nziza. Ese wigeze ugerageza ji y'igihaza cyangwa se wigeze unywa smoothie y'igihaza? Ndabizi biragutunguye, ariko ngiye kugufasha kumenya uburyo ushobora gukora smoothie y'igihaza. Ibintu ukeneye ni ibintu usanzwe ufite iwawe kandi biroroshye gukora ino smoothie y'igihaza. Ukeneye ibintu byibuze 4 kugira ngo ubashe kuyikora. Icya mbere ukeneye igihaza kimwe, icya kabiri igikombe kimwe cy'amata, icya gatatu ukeneye ikiko kimwe cy'ubuki, icya kane igihe ufite cinnamon nayo wayikoresha nta kibazo, cyangwa se igihe nta niyo ufite wigira impungenge ngo wumve yuko smoothie yawe itaza iryoshye. Reka twihute cyane noneho mbabwire uburyo ushobora gukora smoothie y'igihaza. Nta kindi, ufata igihaza ukacyoza neza, wamara kucyoza ukagikatamo ibice bitandukanye, ubundi ukagikuraho kiriya gishishwa cy'inyuma ari nacyo gishishwa kiba gikomeye. Iyo umaze kugikuraho ukuramo n'imbuto z'imbere, ubundi ukagikatamo uduce twinshi. Iyo umaze kugikata ugishyira mu isafuriya ugasukamo amazi, ubundi ukagicanira kugeza igihe ugicanira nk'iminota 15 kugeza kuri 20. Icyo ukora ni ukureba niba igihaza cyawe cyamaze gushya neza. Iyo umaze kubona yuko cyahiye neza ugiteruraho, ubundi ukagishyira ku ruhande ukakireka kigahora. Iyo kimaze guhora neza uragifata ukakiyungura ukagitandukanya n'aya mazi, ubundi ugafata igihaza ukagishyira muri blender, ugafata n'amata ugasukamo, ubundi ukablendinga. Niba ufite cinnamon nayo iyishyiramo, ariko ntukagire impungenge iyo ntayo ufite cyangwa se nta buki ufite, nabwo still urablendinga neza ya mata akivanga neza n'igihaza. Umva ndakubwiza ukuri ibi bintu biraryoha. Umva mbabara nawe uzabikore byibuze uzame ubuhamya nyuma, kuko igihe cyose numva nshaka kunywa smoothie kandi iri heavy ifite intungamubiri zihagije ndabikoresha. Igihe ufite n'umuneke ushobora kuwongeramo, cyangwa se waba ufite na yogurt instead yo gukoresha amata akaba ariyo ukoresha, ukavanga n'igihaza ukablendinga. Umva biguhereza smoothie nziza. Noneho iyo ufite frigo ugashyiramo igakonja neza, ukaza kuyinywa hashyushye cyane, wumva ubuzima bugarutse. By'umwihariko iyi smoothie ikungahaye cyane kuri calcium ndetse na vitamine A na vitamine C, bifite akamaro cyane umubiri ndetse n'uruhu. Ku bantu badashaka kunanuka wayikoresha ino smoothie ukaguma umeze neza. Umva ndakurahiye, mbabarira iyi smoothie uzayikore nawe uzampa ubuhamya nyuma. Ndagushimiye cyane we twabanye muri ikiganiro cy'umunsi, ari nako nkurarikira gukora subscribe ndetse no gusangiza kino kiganiro abandi, kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro byinshi byiza n'abateguriye. Murakoze cyane, muwe amahoro.